nkwereke ngewe mu mbore mungeze kuri senka nawe abantu budashobora gutapinga screen mwo gatsindwa n'Imana nababwiye mu binenega nahita bigutanga kuko hano Thank you Esther. hari ibintu byose birashoboka. nababwiye ngo mungeze kuri senkani gusa mbanze mbihanire umutinganya benda no kuvuga ngo ndahita ngarura bya bindi direct n'ibyo ngubwiye nubabigarura utabigarura nubundi tuzapfa twese ariko hari abazapfa nabi imbere y'abandi. Nicyo kintu cya mbere kuko hari ukuntu nsuzuguye mu kanya mbona ngombe nguhanegire byanyabyo pe kandi please. Thank you so much. Hari amagambo ukoresha mu kanya ntakunze. Ndavuga naya makoini nagiye kuzatuma n'ubundi abantu. Thank you Sherry Esther, thank you. Yes, ni ubukene ko bakora byose agasenkani kuzuye. Asante sana. Ariko sura benda urapfuye gaso ubwo emaje birarangiye. Thank you Esther sweetheart. Yewe bangezemo vuba bangezemo vuba Esther thank you. Kumeze nk'umuntu ugiye kubitukira. Mukane kuri jya mutangeyo. Barakubeshya cyane. Esther thank you Esther Sherry. Reka nze nikorera utuntu. Thank you Esther. Esther thank you. Narakubwiye ngo dupaza. Narakubwiye ngo oya umba Godfather ngiye mvuye live nari. Ugasanga ibintu byawe nasigara bivuga. Urajya he? Nibaza bagiye kumbagara akubashira gatoya ntabwo mutubona na neza na kiramba ugiye kumuvana muri big screen bro ugiye kumukuramo. Yes mega eme ese eme ndahita mu following uyu eme ibintu nkoreye ku muntu twashyize kuri senkani ngo bigende bite utanga muri senkani nibwo ndahita ntangira kuvuga ibyo nivugira jewe wowe yumva nkubwire je twumvikane aya umva ibinasaka kumbwira ngo je yumva uko bigenda abajene bawe urukunyumva ufatire kuri swaswani 60 kandi rero tuyikugezaho ndabizi ibintu bya TikTok ni hatari gusa urumva Linda, God bless you. Ntabwo ari fundi kurukorera bikoba bimeze abantu bawe durabamaze. Thank you so much. Amen. Thank you so much. Utubugana natwe tubikanye natwe umubiri wose. Ndabambibye ariko ndamutanze kugeramo. Ntabwo ari fundi wese ntiyagutambutse naho afite ariko unaze kugeramo wagize ibihumbi 40 ngiye ndi ku bihumbi 2. Reka jaje gutambuka. Yes, ask ariko come following. You deserve my follow. You deserve my I love bantu baje how you do. Yes. Jay. Twaje kuje mutapfuza. I like how you do that shit, nigga. Ukuvuga ngo tugiye kujya kuri 60. Yes, bamuga hantu. Vamos gatsirwa ni bana nizo marigaza. Oya na beza yiyonga koko. Bera ari kumana mu yonga bisemo mukura. Kiri gute kiri bakweto sana. Mwavuze ngo ni 60 sibyo? Yego. Mwavuze ngo ni 60. Ariko bagiye gutumura yego. Genda gake. 60. Rinda. Eme na Rinda imani. Ambabarira areke gukina ibyo biziki. Reka gukina ibyo biziki. Reka gukina ibyo biziki utuze uceceke. Eme thank you. Thank you so much Eme. Buretse gato naje. Reka mangani reka ngiye umva. Buretse navuze ngo ni 60. Ibintu byo kubagana. Buretse Godfa mwavuze ngo ni 60 ntaze no guhunga. Nabonye arimo arashaka no guhunga. Ese Jay yego ntari bitwagiye. Jay twagiye Jay abantu bawe bakore ni swaswani. Ugakora big screen. Umva swaswani. Ntabwo nshaka ibintu. Aramuka atangiye kumbaga ngenda ahita njya mu gikoni wanjye. Mbanze noza ibyombo ntabwo ndoza douches. Umva Kirama. Uraho neza. Indoza douches. Uburetse. Dishes. Kirama. Urambabaje. Ndore. Ejo bundi. Nanjye mungeza aragiye
barakugendera byagukubitwa n'inkuba yawe kugira ndiho antaza abantu gatanaza arankishe nukuvuga ngo Kiramana urambaba. Yes vamo gafi vamo toka ndani master mbabarira ukubite vuba ariko urabizi hari n'ibintu yavuze itore tujye twumvikana guhera kuri bishu yewe Keza Brown Sisi Nesa Kiramana oya umva mpaka ubundi ibyo bavuga byo repete uracyari nyuma reka guturagurika gahambe uracyari na repete vamo barabisengeri hano barabisengeri kwagiye Imaji kwikaze Rehema ugiye vava mu nzamu Rehema ugiye vava tutuvamo Itonde oya nabyo kugira vuba hano ageze kubyikorera mu data bareke kubyikorera nabona mu yego asansana Rehema master abasinzi ariko nabyo gusubira inyuma ariko mundebere abakobwa banje mundebere bezo kabisa mundebere Nesa mundebere Keza baranyanze nafunde no se muri nanjye bandebere ndabase kudukandaho twebwe nabibonye n'abarangiye none se that's benda ubwira Yesu ndapfuye gazi mutapige mutapige screen mutapige screen batatumanura gazi haji umuntu bebe rero ni gasuku haji umuntu dropping gasuku bebe rero kwa gasuku Yesu we namubaze we gazi mutapige screen batatumanura mutapige Yesu we Rehema asante sana barakumanura wakimura kurira kajya muri dushe koga ndashyushye ntabwo mana you deserve my ariko mana we yewe agira nanjye umutima beka I appreciate gazi mutapige batamanura mutapige screen abantu murahishira icyaha kuri Benda uko muhishira icyaha oyewe murimo muranga ko ntabivuga muri big screen we murimo muranga ko ntabivuga je ibaze gukangisha ibaze Yesu we arayamanitse baragukubise pe murakoze kumbagira murakoze we uranatuvumye se mashaka kumumbagira gazi tuje kwa je kabisa tuje kwa je oya nabyo kujya kwa je bantu baje tuje kwa je umva ngo tageti yisimbisha nasi oya Godfather biri korana automatique Yesu ibi bintu ni ibikira Yesu gazi mutapige abantu 400 koko bandeze banzunguruza umutwe umva Kirama wowe Kirama
Bivuze no mu dutima tungeze kuri 6. Kirama wowe akira. Kugirango weme. Hitawe. Kirama. Urambaba. Kamifi. Murakoze cyane. Imana ibambere umugisha. Kirama. Akoze kamishi. Iki cyumweru tugiye kwinjiramo kizababera icyumugisha. Kizababera icyamahoro. Murakoze urukundo na musore kabiri. Kirama. Fada babarira ngena kugisha. Reba nanjye Urambaba. nanjye ndahari. Nari ibintu byahinduka. Godfather. Ibintu bya TikTok birahinduka wajya kubona ukabona ndabahindukanye. Abantu cyatanu usavuga ko nta muntu wanjye no muri mu bantu cyatanu. Ariko Godfather mwanyibye kuri senkani. Ntabwo twakoze kuvuka mu 1500 ntabwo wabura abantu bashaki. Nuko ariko Godfather iyo umuntu ari muri big screen abantu bari mu bishya no muri wanyara bagomba abantu banjye koko. Mu nkandeho nukuri. Fifi merci beaucoup. Ukora iki? Nta na kimwe. Nta n'izina ngira. Uvila merci beaucoup Uvila. Mu nkande kugira ngo Yes we wamwana aracyari muri 50 ariko ibitangaza by'Imana nuko nyagasana ibintu byane aracyari muri senkani reka musomere umurongo bananze ibintu nagukore nabyo kamusomere umurongo kugira ngo uzanihane komeza wihenure utazi ko bakwiriye tugeze kuri senkani. Ubu hawe bw'abantu banyisigira insenda koko. Atampureyinga. Guys mubanze muhore mwambanye kuri amurongo hasi koko. Okay nje tugeze kugira ngo nibinakora azabireke. Arimo arareba koko akareba ibintu bitamushira. Merci beaucoup. Igicucu kiranditse mu gasoko tap. Iriya bayifunguye muri Wanyara. Abantu banje bambane muri Wanyara. Bambane muri Wanyara abantu bose baziko. Urugo rwiranditse ngo tap. Wakoze Venom kanakanu kanini samukanda kanu kanini karakenewe none hanoneho. Uko tuntu ni twiza cyane ariko samukanda kanu kanini. Venom utu ni twiza ariko samukanda kanu kanini kugira ngo tugere nibura kuri 60. Fifi merci beaucoup Fifi. Ubusega suku musomere uno murungura. Ask your grandpa nanjye arangezeho. Soma. Yes urakoze kabisa kongeraho nanjye kabisa. Sana Venom. Umva mureka gasuku musomere no murungu. Ni Yeremiya urumva? Yeremiya 7 haranditse ngo Imana ibasezeranira amahoro nibihana. Ihanewe itwehane. Imana iguha amahoro, iguha amakoyi naciye bumvikane gasuku ninjira maho hejuru uhame hamwe. Nihane. Nuko Imana irasezeranya amahoro nibihana. Umva we Benda. Nibagira guti nibihana. Benda. Je niyinjira maho. Ntabwo ndi kubaga ndimo ndamusomera umurongo wo muri Bibiliya ivuga uti niyinjira maho hejuru wicare hamwe. Ntabwo ngewe najya kumbaga ndaba nicaye hano ndaba ndi koga muri dushe ndagaruka yacecetse. Ask you amen. Wabyumvise mwe nakubwiraga ngo wahita hunga. Hallelujah. Hunga njye ko ndi hano 24 hours live streaming. Uziko ngiye gusarara kubera kutavuga mwamvugishije nani. Kirama. Mena. Wabonye umurongo nagusomeye Yeremiya 7. Kirama. Yesu abasezeranya amahoro n'ibihano. Ntabwo mu bantu cyatanu bari hano naburamo umuntu wanjye ko byagenda ko. Kirama numva. Yego. Kirama. Ese Godfather. Nari. Wamba bari ukaza kuma zino video. Niba bamaye TikTok. Oya niba byita gutayarya TikTok. Ndaziguha. Hita we. Merci beaucoup Villa, merci beaucoup. Hita we. Gazi mutapiga screen ngo kabyanga mutapiga screen. Keza ntawe uhari. Cobra wakoze cyane. Keza rimwe. Thank you. Keza 2. Keza 3. Keza 4. Keza 5. Keza manuka. Asha Kirama ni this Kirama. Arakarembo kavuga ngo komera ushikame wihanganye. Cobra wakoze cyane weza Keza. Ndamugushimiriye. Benda. Karama. Wabonye mushuti wawe Uzi ibintu byabaye. None pano.
muri Boss. abakundera Boss, Lion wanyujurije King. 6K sheri. Umva se Nibyo mubwire, wamuhaye umva nta Kabano, karame. muri bino bintu uri kubona harimo intare n'umwana wayo. Nakoze icyo bita kupomora. Bakwetu asante sana kabisa. Benda ninde wayiguhaye? Intare n'umwana wayo. Giko ku mwami Yesu, ntabwo wamenye ko umwami kaza ari hano. Gikomangoma. Miracle. Igikomangoma ntabwo kizi. Bakwetu guys ndashaka cyese mugaje Thank you, Double M. Tugeze je kuri 60. Ayiwe uno muntu ramuforowinga. Kabano ni mushuti wawe Sylvie. Mushuti wawe. Ni muntu bita ask. Kila sisi wayiguhaye. Yego. Ask your grandfather, you deserve my follow. Umuntu bita Emma, you deserve my follow. Merci beaucoup Fifi. Umuntu bita Rinda abantu bose umva babwira batugifta abantu. Umutopu gifta wambye wa mbere bita Rinda Miracle aka umva Boss Lady Ndagutuje. wa kabiri ni Rinda Baby Aime ask your grandfather ask your grandfather umutopu gifta wanje wa gatatu Fifi. Ubu ko nigenje wanyara wagenda uzamuka abantu baye n'uwa mbere. Ask your grandfather, God bless you. God bless you. Amen. God bless you. Abana wanyara yirara mu minsi nk'itanu. Hamwe muri wanyara niba ari Imana wanyara. ibamira umugisha muri abantu b'ibitanga. Ntabwo mworoshye. Ndi kubarebera hasi. You deserve much respect. You deserve respect. Oh Esther, thank you so much. Linda Aime, ask your grandfather. God bless you. Becca, God bless you. Moa. Nanjye mpera chevre. Godfather, abantu ngeze nigeze sharing. Kabano urabona ukuntu ahise atumbagira ariko. Kuko mane isi. Abantu uzigenda maze kuri zero. Kiramani yariye barandurura. Ashyiraho video biranga. Kabano ndebera sister Sylvie mure mu abeshya ko agere ku sinawumvira banguye muri wanyara sinawumvira abana banguye muri wanyara riri oyo ugomba kuzamuka bakugeze ku 10 ubu nawe bakwigishije wanyara ari mu bono y'ihande arimo Kevin turacyari kumwe ngwino mamazi muraba mukoze ndabura udutima tu ngwino mamazi mbanze mu amazi nuzuze 6K ibindi ndabimenya. Benda wowe nywa amazi uruhuke ufata ndabona wa mugabo twari duhanganye yagaramye nagiye muri wanyara ko kanange be ngarana navuye muri wanyara ari kuruhuka mu ndebe mu nkandeho mve muri wanyara. Jay yaraje umva ngo nsaba nabi shaus kunu yambwiye ngo nsaba nabi afashe ka pose k'iminota 3 sheka pose Jay yaraje Linda baby ubwo ririra Miracle bivuze nyine ubwo nibyo rose ndikubwize Riri wabyumvise nabyumvise wanzanye ibintu mwakoreye dufashe ariko ni sawa nzana ibintu bakoreye Benda babigukoreye Riri nzana ibintu Benda karame ibintu bagukoreye nanjye niba binkorere uzi nabanje kwibwira umukire arambwira ngo nikubyina nabi ngo nimbyina indi mbyino asante sana ibintu byabasi yanze imbyino yanjye arambwira ngo naguca amazi yabikoboke DJ Nox ako kantu ni sawa cyane yambwiye ngo ntabwo nca amazi ariko byaje kugera aho mukubita ka dance kamwe ahitamo umwana n'intare ibintu Benda akora sinabishobora kabisa ariko umwana ntabyo washobora pe meme nanjye ntabyo nashobora umva nababwira nti rwose izo gift zanyu nimuzijyana ariko nimunkoreshe igipe nanjye nabwiye umugabo mva gift zijyana yego nigeze muri 23 ninde se kandi ariko Giselle neza zinyuzurize my G nigeze muri 73 Giselle neza thank ninde ugeze muri 73 igara wazama rukanga ndo nakubuze wallahi irigalana nakubuze ninde ugeze muri 73 irigalana nakubuze umutinganya aragenda aratudomina gira ngo tapukuvuga wese mutinganya ngo ndi umutinganyisha umba mabuja ngo ndi umutinganyisha mutinganye ntibakubeshyere ujye undebera nge narabyaye mfite umwana hano agiye kuryama icyo ni kirana
ntibakubekere iligala sansana ubu none nanjye Data irigara ni inshuti yanjye tureba udukunde njye na sista dore tumeze nabi umwe ari muri Wanyara basi njye mushyire muri Wanyara ariko sista mu muzamure hejuru Riri karame uwitwa Benda ibintu rigara ariko reba sinema ke kombura gatoya uwitwa Benda ibintu ugiye kubwira muri Wanyara ubu ngubu hari fifi wanjye aracyahari kuba gutayemo sisi yego rata rigara nukuri ndebera sisi wanjye umukunde Wanyara tumeze bon ngewe ngiye muri Wanyara kuzamukiyeho Riri anzamukiye kuri njye rigara azamukiye kuri njye igiye kuzagendera mu kadege ukanzeho se azajya mu rege nturora meze neza shangwe irigara nta kintu cya mbere numvaga nshaka no kure masista muri Wanyara ibyo nahoraga mbyifuza kuzangandaho rimwe urakoze kirama ariko umuntu nk'uriya sista wanjye muri Wanyara umva abantu banjye mujye gahoro ntabwo ari umuntu wanjye aho hasi hose ni muri Wanyara abantu banjye mujye abantu beza muri Wanyara kabisa basobanura tiramani Riri aleluya wanjye yaje yes je mubanze mwumve bino bintu mbabwira kuri Benda kandi ntago ari ukubeshya urumva witwa Benda ni nayo mpamvu wumvaga avuga ngo nintangira kujya kubivuga ngo arahita yigendera mumubaze ngo mbivuge cyangwa se mbivuga ni bibi ni byiza ariko gasuku ngenda njya hehe ngo nahajya mushaka haleluya thank you haleluya oya nugashaka kunshyira mu bintu mani narimo ubivuge hari ikintu ngiye nakoze nyine mbivuge ntarimo iligara urakoze kunkanda ugiye gushya gutya mwese no gushyira muri mute tukanuma ngo bimeze Benda bivuge ntari thank you so much Silivishire ku kamute kawe kaguhenze yewe Benda bivuge ntari bivuge nanjye numvireho uretse ngiye ndahamagara umuntu muhamagare numve uretse gato muhamagare bimeze bite mwana oh Giselle neza thank you hano wanjye mu nkambi wo nanjye ndahari umubare mazeho amasaha 3 amasaha 100 sha nibwo bwa mbere nakora live mu telefone yanjye gashiramo umuriro pe yakoze none kuhengamye DJ Benda ihengamura telefone nimo ndacomeka ari urumva sharijera rukuntu ita ntabwo uwo mubyeyi yitabye mumbagare mushyire muri mute ashobora no kuza kumamagara mushyire muri mute babwire rero mwashyize muri mute turi muri mute okay umuntu udashaka kuza kugaragara muri bino biodiyo ntaze kuza kugira ikintu avuga cyangwa se gutanga igitekerezo kugira ngo ataza kugaragara mu bintu bigiye kuvugirwa aha ngaha umuntu bita Benda ni umwe mu bapeti igihe nakundaga bya hatari ndetse ni n'umwe mu bapeti igihe nabonaga bafite akazoza nawe arabizi ko namukundaga pe ariko Benda naje kumwanga ejo bundi nkimara kumenya ko atereta akana k'imyaka 13 umwana w'imyaka 13 y'amavuko ndanamwandikira ndamugana ariko muvandimwe uyu mwana urimo uratereta n'umwana w'imyaka 13 mwohereza na screenshot ndamubwira n'ibyo bintu nta umuntu burimo wenda wa mugani wenda uvuze ko wanabyaye twige ntago turabyara ariko twumva neza ko umuntu wese ukiri muto ntago uvuze ko yamusambanyije ariko yaramuterese baramubwira ati umwana n'umwana w'imyaka 13 Benda ndamubwira ni ibyo bintu ugira ubivemo
aho kugira ngo abireke ahubwo akajya kwandikira uwo mwana sha amubwira ati ngo bahurire noneho hehe ngo haha bora bacuruza amabaga mu Rwanda bahita biki aho bacuruza amabaga mu Rwanda bacuruza baga bacuruza iki baga ni henshi hari ahaboro bamubwira hamwe nakohereza muri screenshot none se Kabano na screenshot wamayitonde Kabano watumye banura umuntu kugira ngo uze wigire mu gishanga kandi ndimo gukora reba hano na screenshot wamaye ntabwo ushobora kuza ngo tumanure umuntu uze umare umunota 2 minutes mu gishanga bro ishire hano gusubiza ama message siko bagiye kuma intare se intare wangu iki umva akira mureke akira ngo agiye guhiki akira hano umva akira uri muragira uri muratabara nakumvise muratabara urambabaje Kaba intare wari wayibona aho baba wadufata muratabara buretse gato kwibaze kwifata umuntu w'umugabo akavuga ngo nirita umwana w'imyaka 13 y'amavuko ngewe reka myutinge tubwire byose urumva ngewe umubyeyi w'uwo mwana niwe wagiye uwo mwana uwo mubyeyi bamuhamagaye nago yitabye